Keve gira na Savio abana bone ko babise ayo mazina n'ayabana ba Nyaruguru ndababaye Muganza ndababaye kuri hangana babetse yihanganisha umuryango wabuze wa muntu wabo yihanganisha wa muntu wabuze umuryango umuntu wabo mutoza wajya ariko haraho byaturutse amenye byamuzanye si yaje gusenya se reka nanjye hoyi imasi nayibanga kuri nawe usanga banga agiyemo nta none nibaza mwari mu stage baravuga ngo barashaka abandi bakinyi nabiki barabajyanaye bamaje bagatoza bo bafite dufite muri defense dufite abadefense bari ngo bazabakoresha iki barase twirukanga buriya reka nkubwire rero buriya ngo umusiribateri yaba muri ghetto wirinda kugura ibiro 10 by'ibirayi kuko suri bubike ngo bimare ugura ikiro kimwe uri bujye ukamara rero nayo nigumana abakinyi zabasha guhemba nigumana abakinyi zabasha kwishura kujya twirinde umutego tuzagwa muri FIFA ngo tujye umuvugizi wa Reyo muza Olivier yaravuze ngo ikipe hasi noneho ikipe yavuze ngo iri hasi cyane no kurenza yo yavuze. Yes, ubundi nibavuga ngo aha ni hutinyira Reyo nyine nawe ujye uhita ubyumva n'umufana w'ikipe ya Rayon Sports twariho tugenda twumva nyaboneka n'ikinyarwanda yagendaga yumva dore ko ari akababaro gakomeye cyane hano mu ikipe ya Rayon Sports. Ni ikipe ya Rayon Sports rero tugiye guhita tugenda ducamo cyane dore ko maginga yangaya ku munsi w'ejo match kimara kurangira yahuzaga ikipe ya Al Hilal n'ikipe ya Rayon Sports. Ubu Serumogo Ali akaba yafashe rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Suwede aho yahise atandukana n'ikipe ya Rayon Sports. Ukibaza ngo uyu musore rwose yagiye gukina iyi match afite release letter cyabaye nka bya bindi abakongomani bajyaga baza gukina muri Rayon Sports n'ubundi bafite amatike y'indege agahita abajyana gukina mu bindi bihugu. Cyababaje abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports dore ko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Ese yagiye he? Ese yatanzwe hiki? Dore ko abantu benshi bagiye bagira ngo ni ugutandukana n'ikipe ya Rayon Sports, ahubwo uyu musore rwose yari yifite dire mu gihugu cya Suwede. Ntabwo ari Serumogo ari wenyine rero uraza ko bagenda asohoka mu ikipe ya Rayon Sports dore ko maginga yangaya n'umusore bita Richard umusore w'umurundi nawe araza ko bagenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sports mu minsi iza cyangwa se isaha niyo ari yose araza ko bayerekeza mu gihugu cya Uzbekistan nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu dore ko amakipe yaho nayo yasajije imigeri ari gukubita hasi no hejuru ngo abashe kuba yagenda yegukana uyu musore bita Ndayishimiye Richard. Ntago ari aya yonyine rero ndaza kuba ngenda ngaruka kuri match bakinaga n'ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudani bazaga ko bagenda bakubitwa ibitego bigera kuri 4 ku busa. Ni match abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports baje kuba bagenda bagaragaramo rwose ubona ko bababaye cyane ko bagezeho banikubitira ingoma bararirimba cyane abantu benshi bakibaza se ko batsinzwe ibitego byinshi kandi byaba bigenze gute ko bari kuririmba. Ari kumwe mu bo twaganiriye akaba yavuze ati n'ubundi ni ukubura uko umuntu agira ntabwo waheranwa n'agahinda. Ngira ngo iki ni ikipe ya Rayon Sports iri mu bihe bitari byiza kuko ibitego bigera muri 10 mu mikino igiye itandukanye bamaze kuba bagenda barya. Nta nundi wizeye yuko n'iyi Elimeleke bazagenda bakurikizaho gukina bazagenda bayitsinda. Ngira ngo ni agahinda gakomeye cyane rero ukibaza ngo hano mu ikipe ya Rayon Sports bizagenda birangira gute. Nibyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu mu makuru yacu agiye agezweho. Nyaboneka rero nimba ari ubwa mbere ugeze hano reba hano handitse ijambo subscribe ugende urikandaho ubundi tujye tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho ya Rayon Sports bagendaga ubuse n'ibiki banyerekeye hano none hakorwa iki
rero ikintu gikorwa mutoze namwicaze nta kintu ashoboye Bamugambe yarutwa nawe nimba rumani kuri tasi none se mugana umutoza yicara abakinnyi ngo haguruke ngo uzi ko rumani yahagarukaga akababwira ati mushyiremo imbaraga akamera gutya nk'ikintu ntihatera ifuraje muri ngira ngo abo ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagendaga bagaruka ku mutoza, ngira ngo ni umutoza nawe batangiye kugenda batera urw'amenyo bavuga bati uyu nawe nta kirimo rwose, yakabaye atandukana n'ikipe ya Rayon Sport, aho ari bamwe mu bafana bariho bavuga bati ndabona ntahatandukaniye na Thierry Forge. Mwibuke ko Thierry Forge ni umwe mu batoza nabo batoje ikipe ya APR, ariko nawe wabonaga ko rwose we n'abafana rutajyaga imbizi, kuko muribuka yuko abafana bagiye bamweguza cyane cyane, abantu benshi bakagenda bavuga ati ni abafana b'ikipe ya APR FC batajya bihangana, ariko kuri uyu wa Rayon nawe Bruno Ferry ubona ko abafana batangiye kuba bagenda bamwinubira bavuga ati turakurambiwe rwose, wakabaye uva ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda hano mu ikipe ya Rayon Sport, ukabasha kubugenda ukibaza ngo si uyu muntu ikipe ya Rayon Sport rwose batangiye kuba binuba ari match yiwe ya kabiri, bizagenda birangira gute? Ntago ari ibintu byoroshye cyane rero, kubera ko n'abafana bari mu kababaro gakomeye cyane, kandi wanabumva kuko aba baturage rwose ubona yuko bakomeje kuba bagenda bahura n'uruva gusenya maginga ya ngaya. Nibyo ngibyo rero cyane cyane muri reaction z'abafana, ariko nyaboneka yari match ikomeye cyane yazaga kuba igenda ituma ikipe ya Rayon Sport ijya ibitego bigera kuri 4-1. ubusa n'ibiki banyerekeye none hakorwa iki? Bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazaga kuba bagenda batishimira cyane, kuko nujya kureba uburyo ikipe yari yatangiye muri approach y'umukino, ikaba ari ikipe n'ubundi yatangiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bavuga bati byanze bikunze n'ubundi ntacyo tuyizeyemo ubundi, ariko ikaba ari Rayon Sport yari yatangiye mu kibuga mwizama hagenda haba yari yaje kuba igenda ibanzamo mwizama Yves Serumogo kuri kabiri, Chimanga ndetse na Bangara muri kabiri mu mutima wa defense, Dao yari kuri gatatu, Richard yarahari, Rikao yarahari, Tambwe Gloire yarahari, Joakim yarahari, Kitoga ndetse na Jesus bakaba bari babanje ahangaha mu kibuga. Ni ikipe ya Rayon Sport batangiye banibuka nyakwigendera Dogiteri Mugemana waje kuba yitaba Imana, wari muganga w'ikipe ya Rayon Sport imyaka 30. So nyuma y'ibyo ngibyo rero yuko Serumogo ari aje kuba agenda agaragara, ikipe ya Rayon Sport bamaze kuyikubita igitego ari gucecekesha abafana bariho bamubuwinga basakuza cyane, hakaba haje guhita hasohoka retere yuko uyu mugabo yatandukanye n'ikipe ya Rayon Sport maginga yangaya. Ntago harajya hanze ibyo ikipe ya Rayon Sport yahawe cyangwa se nimba batandukanywe ku neza, ariko rwose ubwo amahirwe yo kuba ikipe ya Rayon Sport yahitizana uw'umukiza Obedi bigahita biri kujya bigenda bisunika. Nyuma rero y'uyu mukino ku munsi wa kane, Serumogo ari nibwo yakomeje guhita agenda atega rutemi ikirere yerekeza mu gihugu cya Suwede. Ni umusore ubona ko yaje gutega indege cyane cyane mu saa 9 z'ijoro, aho uyu musore nyine agiye mu gihugu cya Suwede. Ntago haratangazwa ikipe Serumogo yagiye yerekezamo, ariko nyaboneka navuga ni agahinda gakomeye cyane ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Undi nawe utahiwe akaba ari umukinnyi bita Richard. Uyu Richard nawe ni umusore ngirago ni umusore ukina mu ikipe ya Rayon Sport, ubona ko ari nawe muntu basigaranye muzima muri mediane yabo,
nawe ikipe zo muri Uzbekistan zikaba ziri kumushaka ku kibi n'ikiza igihe icyo ari cyo cyose. Uyu nawe akaba yatega rutema ikirere akagenda asohoka agatandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane ko ni ikipe ya Rayon Sport rwose wavuga ko igifite akazi gakomeye cyane, kandi ubona ko ifite byinshi igomba kuba igenda ikora, aho bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport badatinya no kuvuga bati tugize amahirwe yabasha kuba agenda atandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Birumvikana yuko ni mu burakari bukomeye cyane abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeje kuba bagenda bajya karungu bavuga bati ikigaragara aba nta rukundo rw'ikipe bafite, ahubwo ikibaraje ishingabo n'ukwishima no guhembwa amafaranga y'ubusa. So nabakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bibaza rero nanone ukuntu umuntu ajya mu kibuga akabanzamo afite release letter bikagenda bibacanga, ubwo biraza guhita bisunika amarembo rero y'umusore bita Umukiza Obed kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport, mu gihe akiri no kuvugwa umusore bita Yannick Mukunzi ko ashobora guhita agenda asinya mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse na Usengimana Faustin. Ariko ukibaza ngo abasore b'abanyarwanda rwose baza kuba bagenda bashyiramo nabiki.